Yes, iyi ni ESPN TV turizera ko mukomeje kumererwa neza mu bice murimo bigiye bitandukanye bigize igihugu cyacu, aho muri muherereye mu bice bigiye bitandukanye n'abari hakurya y'amazi mu bihugu byo hanze, twongeye kubasuhuza turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Ni ESPN TV rero igarutse muri cya kiganiro mumaze gukunda no kumenyera muri benshi. Uyu munsi nkuzaniye umusitari yavutse mu 2000, afite imyaka 21 kugeza uyu munsi, afite imyaka 23 kugeza uyu munsi wa none. Ni umunyanigeria ukomoka mu mujyi wa Benin, ndetse kandi nickname yiwe cyangwa se iri tazirano rye yitwa Commando. Ni umuraperi n'umwanditsi w'indirimbo ndetse uwo ni umuhanzi. Yakoze umuziki kuva 2018 kugeza uyu munsi wa none. Ikindi nakubwira ni uko akora injyana ya Afrobeat cyangwa se agakora n'indi yitwa Trap. Niba umuzi ntuze gucika, ngiye tugiye kubana muri iyi minota. Ni Oze Blaze nk'ibisanzwe, ndaje nkubwire uwo Commando uwo ari we, urasanga umuzi. Niba utari umuzi, Domis. Yitwa Ivan Iqbal cyangwa se umwite Commander aka Rema. Ni umuririmbyi wo muri Nigeria, akaba umuraperi, umwanditsi w'indirimbo n'umuhanzi wo kuri stage uzwi cyane nka Rema. Yavukiye ndetse akurira mu mujyi wa Benin, aho ni muri leta ya Edo mu gihugu cya Nigeria. Rema yatangiye umwuga we wa muzika mu rusengero nk'ibisanzwe ku bandi bahanzi, mbere y'uko avumburwa na D-Prince, umuyobozi mukuru wa Josing World Record, akaba na murumuna wa Don Jazzy, umuyobozi mukuru wa Marvin's Record. Nyuma y'uko Rema amenyekana ndetse akaba ikirangirire twese tuzi tudashidikanyaho ku mpano ye, ariko mbere yaho gato amezi 18, Rema yari umwangavu cyangwa se umutineja usanzwe yarabuze papa we ndetse na bro wiwe cyangwa se umuvandimwe mukuru. Icyo gihe yababuze mu gihe gito cyane. Ibyo kandi byaje kumutera agahinda ndetse na pressure yo gushakira amafaranga nyina. Ngira ngo navuze menshi, abahungu na ba nyina murabazi ibyabo. Noneho byabaye akarusho ubwo yageraga ibyago iwabo, agapfusha bro wiwe, agapfusha papa we. Rema afite imyaka 17 y'amavuko gusa, yagiye gukora ku mucanga wo muri Ghana. Iki gihe ni nk'uko bavuga ku Gisenyi ku mazi. Aza kubona udufaranga, aza kugurira nyina imodoka. Bidatinze Rema yaje gukora freestyle kuri Gucci Gang ya D-Prince, maze aza kuza kuri radar ya Marvin cyangwa se Josing. Icyo gihe ubuzima bwa Rema bwahise buhinduka bitewe n'iyi freestyle yari akoze ya Gucci Gang ya D-Prince. D-Prince ubwo yari amurabutswe yese yishimira impano y'uyu musore. Kuva icyo gihe rero ubuzima bwa Rema bwahise buhinduka, ntabwo bwongeye gusa uko bwari buhoze mbere. Mu mwaka w'2018 Rema yashyize ahagaragara viral freestyle kuri D-Prince ya Gucci Gang. Iyi ni inyandiko yashimishije cyane D-Prince wamujyanye i Lagos, ahita ajya kumusinyisha amasezerano. Maze Rema yasinyanye amasezerano na Josing World ya D-Prince, ishami rya Marvin Record, dore ko nyiri Josing World ari D-Prince, akaba ari murumuna wa Don Jazzy. Mu 2019 yahise atangira kurikodinga ako kanya ubwo bari bamaze kumusinyisha. Yasohoye izina rye rya mbere ryitwa EP Rema mu 2019, ryageze ku mwanya wa mbere kuri Apple Music muri Nigeria amezi n'amezi. Rema mu mwaka w'2019 asinyana amasezerano na Josing World, ishami rya Marvin Record. Yamenyekanye cyane mu gusohora indirimbo Iron Man, ndetse uyu musore yaje kugaragara ku rutonde rw'indirimbo zikunzwe cyane na Barack Obama mu 2019, wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rema yavukiye mu muryango wa Gikristo
bamwe b'imbere mu mujyi wa Benin muri leta ya Edo, aho ni mu gihugu cya Nigeria. Rema kandi yakuze aririmba ndetse no kuririmba akiri mu mashuri yisumbuye, yize amashuri abanza n'ayisumbuye muri leta ya Edo n'ubundi aho yavukiye. Ku wa 19 Ukwakira 2019, Rema yaje gutsindira Next Level nyuma yaje gutorwa mu guhatana muri Viewers Choice ku nshuro ya 13 ya The Headies. Ku wa 12 Mutarama, aho hari mu 2020, yahawe igihembo cya Concert MVP ku muhanzi mushya mwiza. Naho ku wa 15 Kamena, aho hari mu 2020, Rema yatowe nka Best Choice Viewers Choice mu bihembo bya BET. Aho hari mu mwaka wa 2020, yatorewe ibihembo hamwe na Burna Boy, Wizkid nibo bahanzi bo muri Nigeria bonyine bari baratoranyijwe muri ibyo bihembo bya BET mu mwaka wa 2020. Rema ukiri umuhanzi muto cyane yaje kuba successful, maze aza kugira atya yisanga kuri Big Tables, cyangwa se yisanga mu ruhando rw'abahanzi bakomeye ndetse kandi bakunzwe aribo bahanzi bakomeye. Yisanga kuri table zimwe n'aba Wizkid, Davido, Burna Boy, Asake, Tiwa Savage n'abandi benshi batandukanye. Abo bahanzi nibo bari bakomeye ndetse kandi bakize. Kuri ubu rwose Rema ari mu bahanzi bakomeye mu ruganda rwa muzika mu gihugu cya Nigeria, ndetse nta n'uwatinye kubivuga ko muri Afurika ari umwe mu bayoboye. Ukurikije umutungo we hamwe n'amasezerano yo guhera mu 2020, Rema bivugwa ko kuri ubu afite umutungo ungana na miliyoni 40 z'amanayira y'iwabo, naryo ni ifaranga ryo muri Nigeria. Ku wa 7 Mutarama wo mu 2023, abinyujije kuri X yahoze yitwa Twitter, yatangaje ko yemerewe kwinjira muri kaminuza ya Lagos aho ni mu gihugu cya Nigeria. Ibi kandi byari ukuzuza icyifuzo cya nyina cy'uko nyina yifuzaga ko umwana we agomba gukomeza akabona impamyabumenyi ya kaminuza. Uyu muhanzi kandi yakomeje gusaza imitima y'ibyamamare cyane abakobwa, aho nakubwiramo nka Selena Gomez, dore ko banakoranye indirimbo iza no gukundwa cyane. Uyu muhanzi kandi uherutse mu gihugu cy'u Rwanda mu bihembo bya Trace Award, akomeje kwandika amateka umunsi ku wundi, dore ko yivugiye yuko ari muri Village Urugwiro aribwo bwa mbere yari ahuye n'uwitwa Perezida. Icyo gihe yahuye na Perezida wacu w'u Rwanda Paul Kagame. Nkomeza nkubwira ni witangwa n'ibiganiro nkomeza kugezaho umunsi kundi hano kuri SPN TV2. We kora subscribe, dukomeze tubane mu bindi biganiro. Ujye muri comment wandikemo icyo ushaka ko twamenya, inyunganizi cyangwa se igitekerezo umuntu yifuza ko twakuzanira amateka ye, imvo n'imvano ye kugeza uyu munsi wa none. Reka ngushimire rero ukomeje kubana nanjye, menya niba nakagaruka. Wari kumwe nanjye Jose Blaze nk'ibisanzwe. Bye bye.